The Zoom TV 24. Yewe iyo maze igihe kinini ntajya gusenga banumva musa nk'uwashwanyutse banumva nkeneye ikintu cyo kongera kikanyegera ushwanyuka nshaka kuvuga n'iki hano ku isi tuba mu bintu byinshi biturangaza ugasanga umuntu ariruka ashaka amafaranga buri gihe umuntu ariruka se ashaka ibintu bitandukanye bimuteza imbere n'abandi noneho bamushaka ku buryo umuntu aba akeneye igihe cyo kwiroturuva akongera kumva cyanga cy'ubuzima bwe n'icyabereyeho akitekerezaho. Isengesho rero nicyo gihe, isengesho ni igihe cyo kwitekerezaho no gutekereza ku Mana no kuba waganira nayo mu mutuzo. The Zoom TV 24. Yes, twizere ko mukomeje kudukurikira mu bice bitandukanye nk'uko maze kubimenyera. Abastari tuba turi nabo benshi cyane kugira ngo tugende tuganira kuri gahunda nyinshi zabo zitandukanye. Turi kumwe na Kizito Mihigo, ngira ngo abantu benshi abagwa ku mutima. Kizito, twongeye kwishimira kongera kukwakira. Murakoze cyane kunyakira. Ngira ngo Kizito, aho abantu benshi wenda bari bamaze iminsi batakubona mu bihe byashize, waraje ariko utangira gushyiraho ibihangano bishya. Kuri uyu munsi nabwo ufite indirimbo nshyashya, niyihe mpamvu watumye uyihimba? Uyu munsi nabazaniye indirimbo yitwa Pape François. Ni indirimbo nahimbiye Papa umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Indirimbo rero ivuga ibikorwa bitandukanye akora, uburyo yitangira abantu babaye, uburyo agaragara mu biganiro n'abandi bo mu yandi madini kandi buza amadini, uburyo ari umuntu ujya ahantu hari amakimbirane n'intambara kugira hoshe haranira amahoro. Mbese Papa nk'umuntu utagarukira muri Kiliziya Gatolika gusa, ahubwo urenga inkuta za Kiliziya akajya no mu bandi bakristo batari abagatolika, kugira n'abatari abakristo dahere, kugira ngo abe umuntu biba amahoro mu bandi. Igitekerezo kuri Papa Kizito, kubera ibyo wenda utaririmbye, kubera icyo utaririmbye nk'aba Rwabugiri niba ariko nabivuga, karirimba Papa bijyanye no kwemera cyane kurenza. N'ubundi nkunda gukurikirana amakuru cyane ya Kiliziya Gatolika nk'umuntu nanjye w'umugatolika, kandi uriya mu Papa n'ubusanzwe mubonamo itandukaniro rinini cyane n'abandi bapapa bamubanjirije. Nari maze igihe rero numva birwaye ko nakora igihangano kivuga ibyo byiza akora, ariko harimo n'ibyo kwemera justement, kuko muri iyi ndirimbo nsa nk'ukomoza ku ruhare rwa Papa n'ubundi mu kunga abakristo Gatolika. Papa ni ikimenyetso cy'ubumwe bw'abakristo, kuko muzi ko Papa buriya ukurikije uruhererekane rw'abapapa bagiye baragenda bakagera kuri Mutagatifu Petero no kuri Yezu. Ni ikintu kiduhuza na Yezu directement, ariko no ku isi Papa ni ikimenyetso cy'ubumwe bw'abakristo Gatolika ku isi hose, aho bari hose. Ikindi rero noneho nuko muri iyi minsi tuzizihiza umunsi mukuru wa Mutagatifu Petero, ari wari Papa wa mbere. Niyo mpamvu nyisohoye muri iyi minsi kugira ngo izafasha abakristo. Wenda Kizito, tunakurikura kuba umukristo nkawe Kizito, uri umukristo, wumva bikumara cyangwa bigufasha iki? Ni bihe bintu uvuga ati iyo naza ko umukristo byari kwa byarampitanye, ngo ni imvuga barokore bakunda gukoresha, sindi nabo niba ariko muyikoresha? Boje ahantu mbona kwemera ko abakristo kumfasha ni mu mibanire n'abandi, mu buryo kubana n'abandi. Umukristo butoza kwihanganirana, kubabarirana. Umukristo arababara, akababaro ntikamukoresha amakosa. Burya hari igihe akababaro iyo umuntu akatakamanejinze kabyara ibibazo. Hari indirimbo nigeze guhimba mu myaka ishize yitwa Umujinya Mwiza. Asobanurira abantu ko iyo ubashije kumaneginga umujinya ushobora kukubyarira ibikorwa byinshi by'ishyaka, ushobora kugira ishyaka ugakora ibikorwa byiza, ariko iyo utawumaneginze ushobora kugutera ibibazo ukaba wakora n'andi makosa. Urumva rero umukristo ni umuntu ugira imbaraga za roho zituma abasha gutsinda intege nke z'umubiri. Icyo nicyo cya mbere mu bijyanye n'imibanire n'abandi, ariko ni mu bijyanye n'imibereho ye bwite. Ibintu by'ibishuko, tentation, umukristo akaba yabasha kubidomina. Numva ubukristo ari nk'icyo kintu, ni nk'umuti utsinda intege nke zabo. Kizito, wenda cyane cyane nk'abantu bakiri urubyiruko ntibakunda kubonera umwanya urusengero, bakunda kuba mu myidagaduro cyane kurenza ko wenda wababona bagiye gusenga, bakabyita ko wenda ari abantu bafite ibyifuzo nibo bakunda wenda kujya gusenga. Niwe butumwa wenda cyane cyane nk'umuntu ukiri umujene uvuga ati gusenga ubundi byafasha iki umuntu w'umujene nka Kizito nkawe bimazemo igihe? Jewe iyo maze igihe kinini ntajya gusenga banumva musa nk'uwashwanyutse, banumva nkeneye ikintu cyo kongera kikanyegera. Ushwanyuka nshaka kuvuga n'iki hano ku isi tuba mu bintu byinshi biturangaza, ugasanga
umuntu ariruka ashaka amafaranga buri gihe, umuntu ariruka se ashaka ibintu bitandukanye bimuteza imbere n'abandi noneho bamushaka, ku buryo umuntu aba akeneye igihe cyo kwiroturuva akongera kumva cyangwa cy'ubuzima bwe n'icyabereyeho akitekerezaho. Isengesho rero nicyo gihe, isengesho ni igihe cyo kwitekerezaho no gutekereza ku Mana no kuba waganira nayo mu mutuzo. Uwo mutuzo urakenewe. Nkeka ko n'abatari abakristu ariko bajye bagira umwanya bigenera bo ubwabo, ibindi babishyire ku ruhande, bitekerezo batekereze n'ubuzima bwabo, icyanga cy'ubuzima bwabo, sanse y'ubuzima bwabo bizajya bibafasha. Kuko iyo umuntu ahora ajagaraye burya ntagira amahoro. Ni amahoro y'umutima mbere na mbere. Ariko ikindi kintu byafasha abakristu ni uko umukristu burya ahorana ari ikintu nakwita mu Gifaransa bita denominateur commun, ngo ni rusange. Yahora asa nk'uteretse ahantu hamwe, ntabwo donc ubuzima bwe buhora buri équilibré, donc buba buri équilibré ku buryo nta kiza ngo kimuhungabanye, nawe arababara nk'abandi bantu akanishima, ariko usanga icy'ingenzi aragihorana. Ikintu cy'ingenzi cyo kuvuga ngo ubuzima bubereyeho icyo ngicyo aragihorana. Ikindi urubyiruko wenda narusaba nuko n'abasenga ntibigahera muri church, ntibikagume mu nkuta za kiliziya handi basengera, ahubwo bajye bumva ko iyo basohotse mu kiliziya ari bwo ubutumwa babutangiye. Kristo hari nk'ikintu wigeze usengera Kigali, nk'icyifuzo abarokore bakunda kuvuga ngo ni ibyifuzo, Imana ikagisubiza ikavuga ati iki gisubijwe kuko nasenze cyane. Ibintu byose jewe, imishinga yose nkora, ibintu byose nifuza ndabisengera, nkemeza ko Imana ibi bifitemo uruhare runini cyane, ngira ngo nka 99%, ariko nanjye nkaba mfitemo akantu ngomba gukora kugira ngo ibyo bintu bigerweho, kuko ntabwo Imana ishaka kudukorera ibintu byose. Yes, Kizito, wenda tuvugana ku musozo, ni uwuhe murongo wo muri Bibiliya ugukomeza ku buryo uvuga ati iyo ugeze mu matage ukavuga ati uko byagenda kose, ariko nk'uko abantu abarokore bakunda kuvuga, ari umurongo uri muri Bibiliya, ntabwo nzi ahantu wanditse, ariko avuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho, icyo kintu akakigenderaho. We nuwe murongo ujye ugufasha ku buryo uvuga ati naho ibyago byaba bimeze gute, ariko mba numva usubijemo imbaraga. Mu Ivanjiri hari ahantu abayahudi babajije Yezu ngo ariko ko Musa yaduhaye amategeko menshi, nawe ukabuze utubwira andi 10. Donc hari 10 ya Musa, hari n'ibyo Yezu yabigishaga, ati ibundi itegeko riruta yandi niri. Yezu yabasubije igisubizo kirimo ubwenge cyane, yarababwiye ngo itegeko riruta yandi niri rikurikira: urajya ukunda Imana yawe n'umutima wawe wose na roho yawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Atariko ngiye kubabwira irya kabiri risa n'irya mbere, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Afite yababwiye itegeko rimwe, ariko arivuga mu buryo bubiri rikombinye. Ni ukuvuga ngo gukunda Imana n'umutima wawe wose bingana neza no gukunda na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni itegeko rimwe, ariko rivugitse uburyo bubiri. Jewe iyo niyo filozofi ngendera mu Kristo bwanjye bwose. Nemera ko iyo umuntu afite urukundo, ibindi byose biragenda, ibindi byose ni secondaire. Turagushimiye cyane, waturirimbiraho agace gato k'iyo ndirimbo nshyashya wahimbiye Papa. Le pape François, nous prions pour toi, reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs dignes. Turagushimiye cyane Kizito Mihigo, mwakoze cyane. Twizere ko n'undi munsi rwose tuzagutumira. Karibu cyane. Merci beaucoup. Twatse kumwe na Kizito Mihigo, yatuzana indirimbo yahimbiye Papa. Ni umukristo ukiri umujene, ubibamo rwose akakomeza akabigumamo, ndetse akanavuga ati iyo ntasenze mba numva nashwanyaguritse. Namwe rero mujye mugira time, mufata akanya muvuga ati nyuma yo gukorera amafaranga, nyuma yo kwidagadura, dukeneye kujya guhura n'Imana. My name is Didas. Keep watching, keep subscribing.